Pastor kari wacu. Amen, asante sana. Byukuri mwakoze cyane kuza kudanurira tubijamo ry'Imana. Bose Imana yacyubahiro. Yego. Aramanuriye mbasha kubona akazi keza. Nuko ni wanjye igihe uruka mu ntangana inzu yanjye yabaye itaruzura. Akora mu byukuri ko inzu yanjye imeze neza rwose. Imana yamucyubahiro. Barakoze rero kumanurira kandi akazi kanjye kameze neza cyane. Bene cyane mu byukuri byanje byose kandi ndashimana cyane. Mfite umukozi uzashinga urugo. Amen. Byukuri kandi ubwo uzabutaha bose uzabutaha wa mbere pe uzabutaha waramanuriye harimo ukwe nzatanga rwose ishimwe. Amen. No byukuri warakoze cyane hano mfite impano. Hano mfite impano cyangwa guhereza ko warakoze cyane Pastor. Imana igumugisha cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuzaha umukozi Imana amazi yo kunywa Imana izamumugisha. Imana y'Iburahamu kandi Imana y'Isaka kandi Imana ya Yakobo ndagushimye ngo hari cyubahiro ibyo wakoze n'ubundi ndabigushimira ibyo uzakora ndabigushimiye. Uri Imana ishobora byose. Muha umugisha mwagurira imbago kandi tata wanjye ukomeze kumukomeza nkuko wamukomeje kandi n'ibisigaye nabyo bikore mwiza Yesu Nazareti. Amen. Amen. Pastor koze cyane. Imana igumugisha. Mu byukuri ndashimye. Ni kenshi abantu Imana bakora ko ntibashime no gushima nabwo n'ubutwari kandi pe Imana izakomeza kumugisha kwagure. Rero n'ubundi ntabwo nagenda gucyo tutavuze ku ijambo ry'Imana. Ibintu byose biva mu ijambo ry'Imana. Amen. Ndumva shaka ngo tuganire ku ijambo ryitwa izina. Yego. Ubari ari by'Imana yagukoreye yaguhinduriye izina yaguhinduriye amateka. Rero ndumva tuvuge ku ijambo izina. Hari izina wari ufite ugifite igisuzuguro kirurunga none ubari rindi zina ufite ariko abantu bakubona. Yego. Ndumva shaka ngo tuganire ku ijambo rivuga izina. Amen. Itangira ibice 32 umurongo wa 23. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. 23. Ngabyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'ishorekeze zombi n'abana be uko ari 11 yambuka icyambu cya Yoboki arabajyana abambutsa uwo mugezi yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. 26. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo mu nyonga y'itako rye urya Yakobo urareguka. Bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. 28. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. 29. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Israheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. 30. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Amen. Imana gucyubahiro Pastor. Ndumva shaka kuvuga ijambo ry'Imana mpagase. Uyu Yakobo ni izina yaravukanye bavutse abahungu babiri. Umukwitwaga Esau undi yitwa Yakobo. Buri nyuma mu mateka birivuga yuko Imana yari yasezanye umugisha Esau akiri mu nda nyina. Ariko mubwiya ibyo byose n'ubuhanuzi Imana yabwiraga nyine. Imana imubwira ko umutari uzatiye ku mukuru. Bavutse rero ubuhanuzi buza gusohora ariko asigara ino zina Yakobo yavukanye ry'umuvumo. Hari amazina tuba twaravukanye y'umuvumo. Ababyeyi bakakwita agahinda ukazakurana agahinda. Ababyeyi bakakwita nzabeshwaho nayo ukazabaho kubwibazo beshwaho nayo. Yego. Reka nihereho. Yego. Nkanjye
izina rya mbere ribanza yitwa Nizeyimana. Iri zina Nizeyimana ryaranzonze cyane. Mu buzima bwanjye bwose nabayeho ukwizera. Imana Nta buzima mfite bufatika, ahubwo nkabaho mu kwizera. Mu kwizera gusa, kabishwa no kwizera izina ringenda uko. amen amen Mbaho mu buzima bukakaye, nuko naba ngiye kundurwa nta mwanya uhari wo naho uburyo ndabona bari kubwiriza. Nawe rero ndashaka nkwereke yuko Imana ihindura amazina y'abantu. Uri umushomeri hari amazina bakwitaga, ugikodesha amazina babakwita. Yakobo nawe yitwaga Yakobo. Yakobo bisobanura umuriganya. Yakobo umuriganya. Abaho yitwa Yakobo izina ry'abariganya. Abaho ariganya, abeshya, abaho nabi. Ariko hari igihe kigera Imana ikaduhindurira amazina, Imana ikaduhindurira amateka, Imana ikaduhindurira ubuzima mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Bibiliya ivuga ngo Yakobo yiyambura abagore, yiyambura abana, yiyambura abuzukuru, ngo arabambutsa asigara wenyine, asigara asenga, asigara atitiriza Imana. Arangije abona marayika barakirana, bavuga ati sinkurekura. Marayika ati wandikwa ntigendera ko bukeye, ati sinkurekura utampaye umugisha. Aravuga ati ubundi wa mugabo witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Akivuga ngo nitwa Yakobo, marayika yumva iryo zina ritamukwiye, ari izina ry'agahinda, ari izina ry'umubabaro. Rero ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo ubaye Isiraheli. Amen 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 amen. Imana igiye guhindura amateka, Imana igiye guhindura imibereho. Amazina abantu bakubonaga muri so bagiye kugira ngo ubonemo. Ndibuka ari igihe umuntu yigeze kunyita imbwa, nanjye ubwanjye niteje ko nsanga ndi imbwa. Impamvu nirebye nkasanga imbwa, nambaraga ipantaro nkayikuramo nyijugunya. Nta mwanya afite wo kuyemeza, nta yindi ifite mpindura, ndayambara. Nimwumvi abantu banyu batajya kunyinuka bagambe nyijugunye muri ndi myambara. Amen. Kuko ndibisanga ndi imbwa. Njyewe ngizwa ntabwo nakirwa ko Imana inkora igitangaza, ntabwo nakirwa ko abantu bamanuriye. Twari benshi twoza imodoka, aratubwira ngo uku kuntu musa murasa n'ingegera, nta n'umuntu umukira bakazi keza. Nirebye sanga koko ndasa n'ingegera. Umuntu uba mu kinambe yoza imodoka aba yarazanye imyaka kubera kuba mu mazi, nahinnye ibipantaro, nkanura amaso, nsanga ko nta muntu umukire wampakazi. Ariko ubu koza rero naza mu ofisi wawe nkagusaba akazi, ndahimba ko wampakazi. Haleluya, amen amen amen. Ntabwo icyubahiro. Amen. Wakwita kubaza ngo wize amashuri angahe? Amen. Wahita ukambaza urumva ushaka uyu mwanya. Haleluya, amen amen amen. Nanjye ndi mu bantu Imana yahinduriye izina amateka. Pastor, sinkibaho mu kwizera gusa, nsigaye ndi mu buzima busenga ibintu bigakoreka, niyo mpamvu uri mu mashimwe. Amen amen amen. Hari igihe cyo kwizera kandi igihe cyo kubona ibikorwa by'Imana ikora. Yakobo Imana ngo ntabwo ukiswe Yakobo ukundi ubaye Isiraheli. Haleluya, amen pastor. Imana yimeze izina rya Yakobo, ntabwo ngiye kwiba, yongeye kuriganya, yabayeho mu bukire bw'ukuri. Hari abantu bari mu bukire bwo kuriganya, bari mu kazi ko kuriganya. Arabona akazi, yasambuye na bosi kugira ngo abone akazi. Arabona akazi, yabeshye kampuni. Arabona akazi, yabeshye abategeko ngo turazakora ibi. Akabumuza bo kubeshya k'uburiganya. Ariko wasenze Imana ukayititiriza ikagusanga ihindura amazina y'uburiganya, ikagusigira izina ry'ukuri ry'umugisha. Amen amen. Hari amazina y'umugisha. Ndasaba Imana yo mu ijuru nawe unyumva Imana iguha izina ry'umugisha, igukureho izina ry'umuvumo. Kandi ndumva nuko mfite akanya gatoya, nubundi wampamagaye numva ntabwo nagusuzugura, ashaka kumva icyo Imana yakoze ukuntu mfite akanya gatoya. Ariko amazina ari mu buryo butatu.
bishaka gusobanurira hari izina twitwa n'ubuzima tubamo. Amen, pastor. Bakakwita nta kigenda, ukaba nta kigenda muri karitsiye ubamo ahantu mu kazi uko kwitwa nta kigenda bitewe n'ubuzima ukaba kivumwe. Hakaba n'izina ababyeyi baba barakwise kubera karande, bakakwita nzabandora, nzabandora reka kubera nzabandora. Hakaba n'izina Imana ikwita ku buryo aho utuye hose abantu bashaka kuza muri karitsiye babaza ngo kwa kanaka kuri ya taje ya Dori cyangwa Mugisha. Nujya kuri ya taje yo kwa Mugisha uhagaye gaza musangeho, abantu bose bakabaza ko ya taje yo kwa Mugisha. Iryo ni izina Imana ibiguhaye. Amen. Nutega imodoka ikakugeza kwa Mugisha ahantu hari itaje ndende igeretse gatatu, uhagendaje umusange. Imana igagukorera izina. Hari igihe Imana iduhindura amazina ikadukorera izina. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Abicyubahiro. Urabona kaguha urugero, ibi Yesu yagigishiriza ku biti bigaragara, ibintu bigaragara ku mabuye. Reka nawe nigishirize ku kintu kigaragara. Urabona kwa Rubangura umuntu yava mu cyaro aje Kigali kuvuga ngo nuhagera kwa Rubangura uhagarara ndagusanga ntiyayo azi ko kwa Rubangura niyo agiye akaze ishaka muri Rubangura ngahariya warosa abahazi. Hari igihe Imana igukorera izina. Amen. Riyobora ukaba icyapa cyobora abagenzi bitewe n'izina Imana yaguhaye. Ndasaba Imana wo mu ijuru idukwera izina rizajya ritumenyekanisha duhawe n'Imana. Ikindi nshaka gusobanura, hari ukukora izina hakaba no kurinda izina. Gukora izina biroroha, ariko biroroha kuruta kurinda izina. Amen. Urugero, iyo wamaze gukora izina uti kwa Rubangura, yararwanye yakorera amafaranga yubaka etaje ituma yitwa kwa Rubangura. Aba nk'icyapa, iryo ni izina. Undi Imana ikamwita pasiteri, undi Imana ikamwita bishop, undi akitwa koroneli, undi akitwa majoro. Iryo ni izina kuryuba kugira ngo uzabe majoro biragoye wakoreye. Ariko hari ikindi bita kurinda izina ryawe. Buri Imana yagujije Rubangura yakubwira ibibazo yagize akitwa Rubangura, izina rye ryambaye. Abajura benshi, abakuriganya benshi, abaguhiga benshi, abakugambana benshi, kugira ngo uzarinde izina ryawe biragoye. Urabona iyi nzu, ubona kubaka inzu biroroha kuruta kuyisenya. Inzu wayubaka ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru urarangije, kuyisenya ni iminota 30. Rero izina niba Imana iguhaye izina ricunge neza ritasenyuka. Hari abantu b'abapasiteri abonye basenye amazina yabo ingo zirasenyuka. Gukora izina ni kimwe, kurinda izina ni ikindi. Rero Imana yo mu ijuru ni igufasha guhe n'ubwenge burinda izina n'ibyo yaguhaye. Amen, pastor. Amen. Gukora izina ni kimwe, kurinda izina ni ikindi. N'akazi wamaze gukora kugira ngo uzakarambeho ni ikindi, nacyo kigusobanurira. Urwana intambara zitandukanye kugira ngo kakazi ukagumeho, cyita kurinda izina. Kurinda izina wirinda wa muntu uzumva ngo wamwambuye muri karitsiye, wasinze ararwana wishe izina. Imana yo mu ijuru idufashe kurinda izina yaduhaye. Amen. Amen, pastor. Amen. Kandi rero n'ubushobozi buva mu mazina atari Imana yaduhaye. Hari amazina atari Imana yaduhaye. Amen. Ntabwo iyo umugore akwita Kagabo riba ari izina rivuye ku Mana, ahubwo umugabo. Imana atari turi abagore, atari turi akagabo. Amen, pastor. Amen. Turabagabo. Imana iguha umugisha kuko yaguhaye zawe, iguha umugisha. Amen. Wakoze kumerekeza na Imana iguha umugisha. Nawe ni ubutware.
ubutwari ndamushimira. Ndumva ashaka ngo dusenge dushima kandi icyuta byose Imana ikomeze irindi zina yaduhaye kandi twambure n'amazina y'uruga. Hari amazina y'uruga mw'abantu be. Pastor umukozi w'Imana ntabwo wamungiye. Uyu mukozi w'Imana ni umuntu mukuru azi kwivugira. Ashaka kwivugira amazina ye. Ni umuntu waje merekeje. Karibu. Murakoze. Wacu. Naje merekeje pasiteri, ndi umudiyakoni, twasengana, twabakozi b'Imana. Akashaka amazina. Amazina nitwa Anita. Tuyisenge. Mwana mucyoro. Wakoze kutwakira. Tugiye kugusengera umugisha. Imana ikomeze kumugisha. Mana y'Iburahamu, Mana y'Isaka, Mana Yakobo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kubw'uyu mugoroba. Nsengeye umugaragu wawe nsaba kugira ngo ukomeze umwagure imbago, ukomeze kugira ngo umugire neza, ntigi muhiga teri mutera rwanye murwanya cije mucinege. Ndamwirukana imitego yose y'abanzi b'imyuka itego y'abanyastani. Jambo ndabwira ngo abanzi badutera mu nzira imwe uzabatataza mu nzira zindwi. Andekire urevuze teya rama ya satande kire irevuze teya andekire ire mundi yazavaya. Ngo Imana nkuko ahinduye dosiye za Morodekayi ikamukura ku marembo y'ibwami, ngo ni nako Imana yubuye dosiye zawe zari zaryamye. Eliya masatande kire iremende azavaye igukure muri uyu mujyi. Washima ko Imana yakugira ubuntu muri uyu mujyi, ugiye no kuva mu gihanze mu isa Yesu riza mande kire iremende azavaye ande kire irevuze teye. Haraho byari byaragaze kubera ubushobozi, ariko Imana igiye kubikora yihesha icyubahiro. Ande kire iremende azavaye azatande kire mende zuvuze tende kire zavaya ra ande kire zataya. Hayo umwana Imana ikije amaso riza ande kire ire mende zovuze tere mende azavaya ra ande kire maso yakije zatande ire mende zoteya ra ande kire mende zuvuze teya ra ande kire kaiza zarafunze Imana nazifunguye rize tende kire ire mende azavaya. Ukenura mukuvuye muri Afrika ukagera hanze ntuzayibagirwe kwandi abantu bagera hanze bakibagirwa kayebo bageze mu ijuru. Hano mu isi nta juru hari, isi n'isi yose irasa. Amen. Tata turagiye mwese kujyana natwe, abantu nabo basigaye ukomeze kubarinda mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Mukozi w'Imana, hari gahunda ufite yo kujya hanze? Gahunda ndayifite, urabona ko ndanga ariko rwose n'ijosi yanjye, urabona ko mu by'ukuri ndarangiza madamu twamushakana tukajya hanze muri Amerika. Imana ikumugisha. Ntabwo nzi ko ufite gahunda kujya hanze, ariko nanjye binyitse ndimo nkusengera nujyo ntuzibagirwe ko Imana yabwiye Abisirayeli ngo numvise gusenga kwanyu ngiye kwakura mu gihugu cya Egiputa mukoreshwa muri mu buzima bukoreshwa bw'uburetwa bagera mu gihugu cy'amata n'ubuki ko ntuzibagirwe. Nawe ko Imana nikugezeho ntuzibagirwe, uzamenye ko Imana yaragutabaye mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Cyane abayerekeze kandi mugire urugendo rwiza. Ntacyo ngo nibuza kugira turabakomeje kuri telefone no kumageza amahoro. Mukomere cyane mujyane n'Imana. Pastor Saure mukomere cyane. Imana ibamugisha nawe diakone. Mukomere cyane Imana mugire sawa. Mukomere cyane reka mbafungure ku muryango. Bye bye. Ubu cyane Imana mugisha. Nakoze muzagaruke. Umezanye umugisha. Murakoze cyane. Uzaguke. Murakoze cyane diakoni.